ubutumwa bwihutirwa bw'aya makaritsiye akurikira. Hari amakaritsiye ari tagete ku buryo izi karitsiye abazituye ikintu musabwa murakimenyeshwa. Muri karitsiye ngiye kudondora hano, karitsiye ziri tageti ko zigomba ko abantu bagomba guhera cyane ku bw'iyi ntambara, ku bw'aka kajagari. Hari karitsiye imbonerakure zamaze gushyira mu mboni, indongozi zashyize mu mboni, kuko Uburundi butuye nabi. Haracyariho amakaritsiye y'abahuta, amakaritsiye y'abatutsi, amakaritsiye y'abatwa, cyangwa se abashigajwe inyuma n'amateka. Uretse ko ijambo mutwa ngo ni ijambo rikomoka ngo umuntu wabaga mu gitwa, noneho babyita umutwa. Ngira ngo umutwa n'imvugo nyandagaza, ariko sorry, umuntu wese waremwe n'Imana afite agaciro mu maso y'Imana, ariko mbivuze mu buryo mushobora kubyumva. Rero aba bantu batuye mu makaritsiye akurikira: ku Musaga, mu Nyakabiga, mu Ngagara, ku Mutakura, mu Ijabe. Cyakora karitsiye iyo mu Buyenzi hazaba akajagari ko nta ntambara ihari. Ngira ngo nuko n'ubundi ari mu bamizirima cyane cyane Asiatique no mu Buyenzi. Ariko ahandi imbunda ziturika nini n'intoya, imihoro, amafuni, utunyundo n'ibindi bitandukanye. Niba nawe wumva ubu butumwa bwiza, wiryama udasenze, wibyuka udasenze, wirya winywa udasenze, witunga ibyaha nk'utunze amahera cyangwa impuzu, fata umwanya wo kwihana. Koko Satani yaje mu isi kwica no kurimbura, kandi intego ye ni ukwangiza no guhora abantu ubusa. Nkusabe rero wowe ukurikiye Imbabazi TV gatatu, tunagushimira gukanda subscribe we mushyashya cyangwa se saboni. Nushaka uburi hanze ufite y'umuntu abakunda Burundi, mwinjire mu bihe byiza byo gusenga, tubusengere. Abari mu gihugu by'umwihariko mu murwa mukuru wa Bujumbura, mupfukame dusenge. Koko shitani yavuye ikuzimu kuza kwica no guhonya abantu bagahwera. Nabonye abantu benshi bagahwera rwose, nta bintu byinshi cyane. Ni ukuvuga kuvaho kwa Neva gushobora guhitana abantu benshi, kandi urupfu rwa Neva cyangwa gutembagara kwa CNDD-FDD bikururiye akaga igihugu cyose. Ariko by'umwihariko ndagaruka kuri aya makaritsiye ari mu gisagara cyane n'abegereye ikibuga cy'indege, mube maso. Ndayavugamo hano, mwihangane. Kandi nanone ubu butumwa ubwumva akabwumvira, Uwiteka murokore, tuzabane muri Kanani cyangwa se muri Yerusalemu nshya mu bwami bw'Imana, ndetse no muri Kanani y'igihugu gishya cy'u Burundi. Ariko uru rupfu rwa Sebarundi, iyi ngoma igiye kuva mu maboko y'abasenidedefudede, ubu bwami buvuye mu biganza by'abahutu. Hatabaye ko musenga abahutu, shitani irabakoresha ibara, muhinduke gahini abera yigaramire. Nimutaba amaso kuvaho kwe harabisaga, nubwo abantu bamwe ngo isaga ntibumva ibyo ari byo, ni ibintu bibi nyine bitari byiza kandi biri gututumba. Ngira ngo mwabonye ko igihugu cyose batangaje kwangaje abasirikare bashya. Inama imaze iminsi iba, niba mwarayikurikiye, umwiherera abadede bamazemo iminsi, bamaze kubona ko urugamba rugiye gutangira. Noneho bamaze kurugira seriye, bamaze kurwemera ko ruhari, bamaze kwemanga ko bishoboka. Noneho no comment y'intambara nyine. Mugabo rero ntabwo Imana y'intego yayo, ntabwo abadede bari kubona ko bahanganye n'Imana, bari kubona ko bahanganye n'abatutsi n'u Rwanda na Kongo. Urumva rero iyo uri kureba ibumoso undi akaba areba iburyo, ibyerekezo bita bitandukana. Iyo bo bareba Imana itanga ubutegetsi, ikimura abami, ikimika abandi, bakaba ari iyo bareba, nta n'ikibazo kiba gihari. Mugabo rero ko bo bahanze amaso aho umwanzi yakinjirira, ari we buno Dawidi na Sawuli mu Burundi bagiye guhigana. Sawuli aveko, Dawidi yima ingoma.
mugabo rero hano harimo abantu aho inzovu zirwaniye hababara ibyatsi. Ni ukuvuga ngo abarundikazi niba nta masengesho ari kuri konti meza kandi menshi, ndakubariye haracu wambaye. Niba nta masengesho ari kuri konti, by'umwihariko mu gisagara cya Bujumbura, nk'ubu abantu batuye i Bururi na Mwaro, bamwe mwitwa abaganwa, abagamba, bakunda n'ubugari, nagira ngo mbabwire ngo nimusenge. Ntabwo ari bimwe bya 2015, biriya ni nko kukudigadiga, ibiri inyuma biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Maso yawe ntakwiye kubibona n'amatwi yawe ntakwiye kubyumva. Ni ibintu bibi cyane, ni ibintu biteye ubwoba. Noneho twe turabivuga rero, umwe akabyita ibya politike, undi akabyita ibya views, undi akabivuga uko abigomba. Nuko na Yesu nuko bavugaga, nuwo mubabaji turamuzi, ise yitwa uku, nyina yitwa uku, baranahunze, Imana ihunga ibaho. Nuko natwe babitwara. Mugabo rero mbwira umuntu wese udukurikiye, ntabwo genda hano ngo unyumve cyangwa undebe, ahubwo kunda igihugu cyawe ugisengere, nanjye nkushyigikire gusenga. Jewe Burundi narakubiswe, ndafungwa, Burundi mvuga ndabuzi. Imana yahampaye imyaka irenze 10 yo kuhakorera, sengera igihugu. Sinadandazaga, sinacuruzaga, sinari ufite akazi muri leta cyangwa ku mwana w'umuntu. Kuva ninje ku butaka bw'u Burundi navuze ubutumwa imyaka 9 n'amezi hafi 7 ndayirangiza. Nta ntara ntagezemo, nta gisagara ntagezemo ngo mbwira Uwiteka ngo iki gihugu ni cy'umugisha kandi ugifite amasezerano meza. Natwe turasenze Kigoma izagaruke, turasenze iyi Uvira izagaruke. Mugabo buno rero abadede ko bo batari muri iyo systeme yo gusenga ngo Imana ibateze imbere, bo bari muri systeme yo kugira ngo igihugu kigume mu minwe yabo, cyasonza cyapfapfana igihugu. Si Imana niyibaha igihugu, Imana niyibaha igihugu, ntabwo ari abantu bakibahaye, kandi ni nayo ikibaka, ntabwo ari abantu bazakibaka. Rero ko mudafite opposition nziza muhagazemo, kandi bikaba byaradeviye bigataninga, mugata umurongo uriya bataye umurongo, ubwo binjiraga mu bintu byo gusenga ariko ntibasenga, noneho basa n'abahimba indirimbo zo gucyurirana, kunegurana, kwankana. Biza kurangira urubyiruko mubyaye, abo mubyaye nabo babonye ko abatutsi ari babi, n'abateye kudeta nibo ofete. Rero bihita bibagaterera nzamba. Sabe umuntu wese rero uri muri zikaritsiye ngiye kuvuga hano zikurikira, cyangwa se ufite umuntu muri zikaritsiye, ariko n'izindi ntari buvuge koko Bujumbura yose sinayirondora, ariko nagira ngo mvuge ko hari amakaritsiye azakarirwa kurusha andi. Nagira ngo mvuge ko hari amakaritsiye ari strategique ukuntu victime y'intambara hari aho igomba kubabaza, ndetse kandi asanzwe ababaye. Niba igihugu gisanzwe mu bukene no mu bibazo, hakaba hagiye kujyamo ingwano, hakajyamo impunzi, hakajyamo intambara, ngira ngo ibi bintu nakayobera abahinga. Nkusabe rero utega amatwi, koko n'ubundi nicyo gituma ukurikira Imbabazi TV 3. Amateraniro yatangiye y'ubutumwa bwiza. Uwiteka aguhe umugisha. Ndagaruka ku butumwa bwihutirwa. Hano hari karitsiye zizabamo ingwano cyane, hari karitsiye zizabamo ingwano cyane. Izi karitsiye ngiye kuzivuga, abantu batuye muri izi karitsiye musenge cyane, mu ngendo mugira activité cyangwa se circulation cyangwa muvoma biri mu munsi cyangwa mu ijoro ugira, ubigire wabyutse usenze, waryamye usenze, byaba byiza kurushaho. Koko isaha ku isaha shitani arubikiriye ngo hibonekeze ubwicanyi ndengakamere, nk'uko shitani yamanukiye mu isi kwica no kurimbura. Ngira ngo za dayimoni zakoze ihonyabwoko ngaha mu Rwanda muri Nonani Kantere, ngira ngo nizo ziri kudodora ngo zinjire muri aya makaritsiye tugiye kudondogora hano, yenda n'intara nitubishobora tubonye iminota irimo. Ariko mbwira umuntu udukurikiye cyangwa uri kutwumva,
ko wakigengesera n'abawe ukabasengera, ndetse natwe ni nacyo kitwicaje aha tubasengera. Ntabwo twishimiye kubona shitani ahonya abantu inzirakarengane. Oya, imigambi ya satani itsindwe mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo abantu batuye mu gisagara cya Bujumbura, by'umwihariko abatuye kuri aeroport Melchior Ndadaye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, gusenga kwawe n'itegeko kandi ubudasiba. Mukwiye gukizwa, mukwiye kuba muri mu murongo, muri systeme y'ijuru cyangwa se muri connecte n'ijuru. Bibiliya ngo nta kizaba ntababwiye. Harimo abantu bari bubimenye ko bishitse, n'ubu harimo ababizi, harimo abantu babirebera mu masaha y'umwuka bakabimenya, harimo n'abantu bari kubikurura mu isi y'umwuka bakabimenya. Mugabo uyu munsi wa none nanjye mvuze ngo abaturiye ikibuga cy'indege cya Bujumbura mube maso, kubera ko ibisasu bizaharasa, ibisasu bizahaturikira, ibisasu bizahamanukira, nta bwenge bigira. Koko shitani niwe mwicanyi, ni nawe mugambanyi. Gukuraho perezida ntabwo biri ku kibuga cy'indege, hakabaye havaho Sebarundi bakamukuraho aho yaba ari hose. Mugabo rero ko shitani yo yagambiriye uhonyabwoko, ubwo donc uretse tureke no kuvuga ihonyabwoko, ingwano, wakabaye ufata iya mbere mu gucunga izamu, mu kuba maso, kugira ngo uwawe cyangwa wowe utahaburira ubuzima. Karitsiye ya kabiri, ubwo narindi hano kuri aeroport ku kibuga cy'indege, abantu baturiye ku Musaga, mbisubiremo ku Musaga, Kinanira de Musaga yose, shitani yabashyize ku lisiti. Yego, hano rero hazibonekeza gusahura, gufatwa ku ngufu, ubwicanyi. Abantu bakwiye kuba bari maso kuruta uko nge mbivuze. Mwuka w'Imana nakubwira ube maso aho Musaga itangirira naho irangirira. Ntabwo ari biriya byo muri 2015, 16, 17, 18. Oya, byo bizaba bibikubye inshuro 7. Byo ni bibi cyane. Abari muri karitsiye ya Musaga rero, harimo n'undi bakamenya cyangwa se akabanzi, ariko n'abatanzi. Bundi nta n'umuntu ukwiye kubamenya, ni mumenye uwantumye. Ntabwo twigishiriza abantu kugira ngo batumenye, nta nubwo turi kubwira abantu kugira ngo bamenye ko tubibakiza. Twebwe turi mikrofone mwumviramo ijwi iby'umwuka abwira ishengero. Niba rero uri tantife yo kuba maso, amen, ariko ni musengere karitsiye ya Musaga aho itangurira naho irangirira. Muyikenyeresha amasengesho, nanjye ndabashyigikiye mu izina rya Yesu. Shitani arakagenda ubusa. Ariko ibyo bitabaye, navuga ngo turi mu kibazo ya kabiri. Karitsiye ya kabiri, karitsiye Nyakabiga. Abantu batuye mu Nyakabiga, mufite ibyago bikomeye cyane. Niba mwarabonye umujinya w'imbunda Adolf Hitler yarashishije kuri iyi radio ya RPA 2015, ubwo habaga kudeta, gutembagaza inzego cyangwa se ubutegetsi. Niba mwarabonye uriya mujinya, ubundi ziriya nkoho nizo shitani azarashisha mu Nyakabiga. Abantu bo mu Nyakabiga mube maso. Ndazi yuko ari abantu bo mu Nyakabiga rwose mukurikira Imbabazi TV 3, mube maso. N'abantu banyu bari i Burayi mubabwire babasengera, bari muri Amerika babasengera, bari muri Aziya babasengera. Ariko Nyakabiga kandi zikaritse ndi kubabwira, zose zigiye zifite umudayimoni uhagarariye ubwicanyi n'ibikorwa bibi n'imirimo ya shetani. Niyo mpamvu nituvuga buno butumwa umuntu akabwumva ntiyinangira umutima, ahubwo yihane. Koko kwihana niko kwavamo igisubizo. Sinkubwe nguze ko guhagarara ku munara ushumika umushumi utukura mu idirishya ryawe utakwetuye inkweto. Oya, Bibiliya ivuga ngo iyi Imana igambiriye kuza mu rugo rwawe cyangwa mu gihugu. Rahabu marayika mu bahanuzi mu batasi baramubwiye ngo zirikamo umushumi utukura. Arawuzirika, ararokoka. Yego, ndetse
uyu mushumu utukura Musa Imana iramubwira ngo manika inzoka mu bugaragu, uyirebyeho nawe arakira. Ibyo nabyo bibuka. Uyu munsi wa none rero, niba bantu turi kumwe mu ishengero, bantu turi kumwe mu kwizera cyangwa se mu rugendo rugana mu ijuru, mu Nyakabiga mube maso. Ndagaruka kuri karitsiye mu Ngagara, abantu bo mu Ngagara mube maso, kuko mu Ngagara ni karitsiye navuga iyo ifite n'amateka. Mube maso, kubera ko hano mu Ngagara muzabona hibonekeza cyane gusahura, kwiba, kwica, kurasa mu Ngagara rwose. Mu Ngagara, abantu bo mu Ngagara mube maso, kuko harimo n'ibintu by'imigambwe cyangwa se by'amashyaka mu Ngagara bishobora kubagiraho impact cyangwa se ibintu bitari byiza cyane. Ukuvuga rero izi karitsiye ziri muri tagete y'umwanzi, kandi imbonerakure nizo shitani ashaka gukoresha, si zose ariko abantu bitwa imbonerakure. Mube maso, shitani itabakoresha ibara mu gihugu cyanyu, kuba wahindukirira umurundi mugenza wawe ukamuhonya agahwera no kuri nibara nakamaramaza nakayobera bahinga. Umuntu rero uri mu Ngagara ufata umwanya usenge, wiherere, wihane, wiyirize ubusa. Shitani idafata abahutu b'i Burundi ikabakoresha ibyo abahutu bo mu Rwanda bakoze muri 94, ubwo shitani yakoraga ibara igihugu cyose kikaba icuraburindi, hakaba jenoside yakorewe abatutsi. Yego, uyu munsi wa none rero ni Burundi hatabaye gusenga ibyo shitani agambiriye biragatsindwa n'Imana Data yaduhamagaye. Karitsiye yo kumutakura, abantu batuye kumutakura, shitani abafitiye umujinya, amagerenade, imihoro, amafuni, amashoka. Kumutakura, ngira ngo kumutakura ni ahantu no mu busanzwe ho 2015 muzi akahabereye. Kumutakura umuntu waho ndamusabye usenge, kubera ko muri tagete y'umwanzi, muri ahantu habi cyane ku buryo n'abategetsi cyangwa indongozi bazajya bavuga bati nimujye kumutakura, muhonye abantu, mwica abantu. Kumutakura mukwiye kuba maso, izi karitsiye mukwiye kuba maso. Kajaga, Rohero, Kinindo, Kanyosha, Ruziba, ndetse na hano muri Mwijenda, noneho abantu begereye amabarabara ava ruguru, baturiye hafi y'amabarabara ava ruguru, abantu baturiye amasitasiyo, abantu batuye hano hafi muri Bujumbura, nukuri musenge mutisengesheje, ahubwo dore karitsiye itazabamo ibyago. Iminota muri hanganisha kutubana mike, karitsiye zitazabamo ibyago, karitsiye Buyenzi. Nta ubwami iyo bwirwanyije burasenyuka. Karitsiye ya Buyenzi rwose hazaba akajagari, ariko mu Buyenzi ntabwo ari cyane, uko ni ukuri. Ariko mu Ijabe ni ugukubita hasi, ariko no mu Bwiza si cyane, kandi Bwiza izuzura abakongomani buzure mu Bwiza, ku buryo na dushe zizajya ziraramo abantu. Yego, ubwo rero n'izindi karitsiye zose zisengerwe, ariko umuntu uzava mu Kamenge akajya kwica, uzica, ariko uzakira umuvumo wa Gahini, kuko abicanyi bose n'abakozi ba shitani, nibo bahigaga Yesu ngo bamwice, nibo bangije, nibo basenye, ariko nabo igihano cyabo ni kimwe. Nabo nimugire ngo warakwica, ariko uzapfa kurikiye niwe. Ni ukuvuga rero umwicanyi ni Gahini. Rero Uwiteka yambure Gahini amabuye yo kwica,
Gahini yegeranyije ngo abice, Uwiteka abarwanirire, nta pfu dukeneye. Sori gato mbanze mpesha umugisha abantu badukurikira ku Mbabazi TV 3, tubone tubandanye kuko hari ubutumwa bwihutirwa Imana yabaye ngomba gutambutsa mu minota mike cyane tukagaba. Mani sinzawi bagirwa ubwo wabiraga ibyoya bisa n'amaraso, sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye, sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Intumwa zagusizeyo zarakuzinukwa, natwe ntabwo twashobora kubigereranya. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wabize ku bwanjye, ku bwanjye. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Nagira ngo twongere tuganire kubw'ubutumwa bwiza, twongere tuvugane. Turabandanyije igikorwa cyo kwiga no kumenya no gusobanukirwa imbaraga ya Mwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu, cyangwa se icyo nakwita imbaraga y'Imana. Mu ishengero y'Abadiventiste bo bavuga imbaraga y'Imana. Ku musaraba hari abantu batatu bari bahabambwe, ijambo ryasomwe wumvishije. Ibumoso hari igisambo, iburyo hari igisambo, mo hagati hari umwami Yesu. Aba bantu uko ari batatu bose bafite ubusobanuro ushaka kuvuga ku kintu kimwe. Bo bari ku biti babambwe, ariko hasi hari abafarisayo, hari abasadukayo, hari abanyabwenge b'ibyanditswe, hari abantu mu mpande zose. Hari abanyepolitike bari bahari, hari abasenga bari bahari, hari abapasitoro bari bahari. Donc sitade yari yuzuye abantu bashungereye Yesu, bamwe bavuga ati ari bwikize, bandi bavuga bati hano hari uburetwa bwo kubamba abantu, hari igihe yatubohora koko ari umwami w'Abayuda. Hano hari ikibazo kimaze igihe cy'uko ubu bwami budakorwaho. Donc bamwe bari bategereje Yesu nk'abari bumubone ahiritse Kayizari, abandi bari bumubone atsinzwe, abandi bari bumubone atsinze. Noneho rero ndagaruka, ntabwo ari cyo ngendereye kuvuga, ahubwo nagira ngo mvuge ibumoso hari igisambo n'iburyo hari igisambo. Ikibumoso kiravuga ngo niba uri umwana w'Imana ikize natwe udukize. Uwavuga ibyo kandi Satani ajya abanza kuvuga ku buzima cyangwa mu bintu, donc aritanguranwa. Iburyo naho hari undi aravuga ngo twe turazira ibyaha byacu, ariko wowe nta cyaha wakoze, nta naho tuzi wigeze ugikora. Mwami nugera mu bwami bwawe unyibuke. Ngira ngo muri Bibiliya yera nuko twahasomye havuga. Nukuvuga rero iburyo
niho ngaruka cyane. Kubera iki gisambo cyatanze abantu ijuru cyangwa se umusuma? Kubera iki hari abapasitoro hakaba hari abadiyakoni aribo bafarisayo bari mu ishengero y'abafarisayo, hakaba hari abaromani n'abandi bantu batandukanye bari muri ibi birori, hari abasiyasi zimeni, mugabo igisambo kikanyura hagati cyo kikagira ihishurirwa, kikagira iyerekwa, kikamenya neza ko uyu ari umwana w'Imana, ngo nugera mu bwami bwawe unyibuke. Undi aramubwira ngo mu kanya turaba tubanye ture kumwe muri paradiso. Yesu niko yashubije. Bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki ku muntu wumva ururimi rw'ikirundi? Bivuze ngo mu bigerageza uri kurwana nabyo, mu ntambara ufite, finali yo kugeragezwa k'umuntu, abadayimoni hari igihe bakubamba mu bugumba, hari igihe bakubamba mu burwayi, hari igihe bakubamba ku musaraba. Mu bigeragezo bitandukanye twese hari igihe abadayimoni bakuriza umusaraba wo kugeragezwa, ukabambwa ahantu, ukageragezwa ku rwego njye ntashobora kubisobanura no kubivuga, koko umuntu wese agira icyo kigeragezo. Iyo Bibiliya iri kuvuga, turabona hari igikorwa abadayimoni bakoze cyo guhiga Yesu. Baramuhiga, data Imana iza kwemera ko afatwa. Arangije gufatwa, Yesu Kristo amaboko ya shitani aramufata, n'abisi baramubona, n'abandi bose baramubona, bamucokora, bamuvuga naba, bamunywesha ibitanyobwa, bamurisha akataribwa. Imana ijya ibyemera. Sindiyo, Imana ijya ibyemera ko amaboko y'abaroza gufata, ko ubukene bugufata, ko n'abicanyi bashobora kugufata, ko n'ikindi icyo ari cyo cyose n'uburwayi bwagufata, kugumirwa bikagufata, ubugumba bukagufata. Bitangira, filime itangira iyo ukijijwe, shitani kwirukankana, bikaza kurangira wafashwe. Noneho rero Yesu yarafashwe. Bamwe bati ntibyumvikana, Imana ntifatwa. Yiba Imana ntiba yafashwe. Abandi bati ni Imana, nuko yicishije bugufi. Iki gisuma nticyari cyarakijijwe, cinjiye mu iyerekwa, cinjira mu ijambo ry'Imana, cyangwa se iki gisambo cyo kihishurirwa, kimenya ko ari umwana w'Imana. Nugera mu bwami bwawe unyibuke. Yesu nawe aravuga ngo mu kanya turabana muri paradiso. Umukristo wa Kristo akwiye kuba abambwe iburyo mu bigeragezo. Niba ubambwe iburyo bwa Yesu, ikigeragezo cyawe uragikizwa, ikigeragezo cyawe urakivamo. Intambara yose uri kurwana, ikigeragezo cyose ufite, niba ubambwe ariko ukaba ubambwe iburyo bwa Yesu, mu misumari bateye mu maguru yo kukubabaza, imisumari bateye mu biganza yo kukubabaza, urugori rw'amahwa bakwambika ukababara, uburyo batuntuje umutima wawe bakakwambika ubusa, imiryango ikaguhagurukira, abakomeye bagahaguruka, impande zose bakakwambara, intego yabo niyo kukurenganya. Niba ubambwe, Yesu ari hagati yawe na Satani. Ibumoso hari shitani iri kugupinga, irimo ivuga ngo ngo si uwo mubabaje se, ngo ngaho ikize se, ngo ngaho bivemo se. Uyu nuri ibumoso aramanuka ajya ikuzimu, ariko uri iburyo arazamuka ajya mu ijuru. Ni nako umusaraba uvuze. Iyo twese twikoreye umusaraba cyangwa turi ku musaraba, niduhanga amaso umusaraba, bamwe bamanuka bajya mu kuzimu, abandi bakazamuka bajya mu ijuru. Umukristo usengera data mu kuri no mu mwuka, ikigeragezo cyose waba urwana nacyo, n'ikigeragezo waba ufite impande zawe zigukikuje, ukwiye kurwana iyo ntambara ugirwanira iburyo bwa Kristo. Igitumye Yesu ari hagati ni igiki? Nuko shitani adashobora kumutambutsa ukuboko ngo akore iburyo agufate. Oya, nubwo Imana yaretse bikakugeraho, nubwo Imana yakuretse bikakubaho, ariko mu kanya gato uraba muri paradizo y'umunezero. Kandi Bibiliya igaragaza, kandi Bibiliya iboneka cyane ivuga cyangwa se yigisha ko ikintu kiba kizima ko gipfuye. Buriya dukijijwe, twakijijwe dufite byose, tubona byose, ariko tumaze gukizwa tumera nk'abapfuye. Dupfana na Kristo, tunazukana na Kristo. Niyo mpamvu umuntu akizwa yagera imbere agahura n'igihombo cyangwa n'ibihombo bimwinjiza mu buzima butari bwiza. Uraza gusanga Yesu hano baramwishe, shitani iramwica, shitani iramugaraguza hagati, imukoresha ibyigomba, ariko Imana ishimwe, data ashimwe
ko Yesu yazutse, kandi amaze kuzuka agaruka mu isi, arongera afiringa ubuzima, arongera anezerwa ubuzima, sangira n'abigishwa, aha umugisha abigishwa, afatanya n'abigishwa igikorwa cyiza cyamamaza ubwami bwa se aribwo bwa data. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none nawe uri mu kigeragezo cyaguciye amaguru ntiwagenda, cyangwa kiguca amaboko ntiwakora, cyangwa kimena umutwe ntiwagira kontabilite nziza ngo utere imbere, cyangwa kiguca umugongo ntiwakunama ntiwahagarara, sinzi aho ubambwe mu kigeragezo ufite. Mugabo ihumure naguha nuko Yesu byaje kurangira anesheje isi, anesha n'umubiri, anesha na shitani. Muri ibyo byose ntabwo kuba bari kugucomeka amahwa ntibivuze ko batsinze, no kuba bamaze kugutera imisumari hose utakinyeganyeza ntibivuze ko utsinzwe, no kuba bamaze kukwica n'inshuti zawe ziri kurira kusebye cyangwa kugowe ntibivuze ko wapfuye. Ahubwo aho nyene niba ubambwe iburyo urazuka uko wakabaye, urazuka. Yobu yarapfuye apfa muri byose ariko azuka no muri byose. Yesu yarapfuye apfa muri byose ariko azuka no muri byose. Atuzurana kuba bazima na Kristo. Mwari mupfuye muzize ibyaha byanyu, ariko kubw'urukundo rw'Imana abamwizeye ntabwo bazacirwaho iteka ukundi. Niyo mpamvu nuza kwitegereza ukareba, uraza gusanga icyo nari numbereye kuvuga nuko kubambwa kubaho. Ntabwo dufite kukwigisha cyangwa tukubwire ko shitani itazakugerageza, izakugerageza, ariko itsinzi iri mu ruhande rwacu. Niba uri iburyo bw'Imana itegura itsinzi, kuko umusaraba wo nta kabuza uriho. Wikoreye umusaraba w'uburwayi, wikoreye umusaraba w'ubukene, wikoreye umusaraba w'ubushomeri bw'akazi. Niba rero wizera, ukizera ijambo ry'Imana, ukumva ijambo ry'Imana, ubu butumwa busohotse kugira ngo nkubwire ngo bambwe iburyo. Nunavuga akanwa kawe nikature ko Yesu ari umwami. Nubwo Imana yipfishije ikihwereza, ikifata kimwe nk'inyantege nke, ikagaragara kugira ngo ab'isi bohoke, hari umuhinga wanyuze muri abo bose utanasenga, udasanzwe asenga, ari we Musuma, asobanukirwa ko iyo ari Imana. Dukwiye kugira ubwenge rero bumwe ejo nigishije buturuka ku Mana. Dukwiye kuba dusengera mu mwuka, dukwiye kuba turi mu mwuka. Igisuma cyabonye ijuru, surprise kitakoreye, kitazi, ariko aranariza nk'umusesenguzi, nk'umuhanga, ahishuriwe n'Imana, amenya ko ari Kristo, amenya ko ari Imana, kandi koko mu ijuru tuzamusangayo. Shuti yanjye, niba ugeragezwa ukaba ugeragezwa, ariko gerageza umenye kuri kugeragerezwa iburyo bw'Imana. Niba uri mu ntambara, gerageza umenye kuri iburyo bw'umwami wacu Yesu Kristo. Niba uri mu kaga, reba ko amagambo uri kuvuga ajyanye no kuba udatakaza kwizera. Niba ubambanwe n'Imana, ntuyitakarize icyizere. Ibyo bintu bishobora bake cyane. Wakabaye umunyantege nke nawe mu gihe cyo kubura urubyaro kwawe kw'imyaka 40 umaze, ukavuga uti Imana ntibaho. Ariko niba utinyuka ugahamya ko Imana iriho, ubambwa iburyo. Uragumiwe cyangwa se uri ingaramakirambi. Abagabo baheze iwabo cyangwa se abasore ngo bitwa ingaramakirambi, abakobwa bo no kugumirwa. Niba umaze iyi myaka 30, urakaranitse, uratarantitse, uraventetse, urasenkantitse, kumwe mu mvugo y'ikinyabutayu, umaze imyaka 30 cyangwa 40 cyangwa na 20, mugabo ushobora guhamya Kristo ko agitanga abagabo, ko Kristo ari we utanga umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Urumva ubambwe iburyo. Ariko niba watakaje ibyiringiro kubera ko Yesu ari gutaka nkawe, ari kuva amaraso nkawe, bamwambitse ubusa nkawe, kwari ukugerageza wowe kugira ngo iyi diplome itabarinjwa ngo verify umutima ko kwizera kwawe kuzuye. Mugabo ukimara kubyizera, mu kanya urabana n'Imana hehe? Muri paradizo. Muri paradizo. Iyo bavuze paradizo, iri jambo paradizo, umva ibyishimo, umva umunezero. Muzabona igihugu iyo gifite itsinzi, ikipe iyo yarose itsinzi, abantu nako iyo babonye itsinzi mu byo bakoraga bihinduka paradizo. Iyi paradizo rero kwifurije kuyibanamo na Kristo. Ibigeragezo rero bishobora no kukubamba ibumoso, nubwo ntigeze mvuga ibumoso. Ari igihe bikubamba ibumoso ukabaho wanga Imana, ukabaho urwanya Yesu, ukabaho utizera Mwuka Wera, ahubwo barwanya batuka. Ubambwa ibumoso, gerageza ugaruke.
harimo nanone n'umuntu ugeragezwa ntanabone, amaso ye ntiyigera abona ko ari kumwe n'Imana mu kigerageza arimo. Njyewe ndi mu bigerageza, ariko birakwiye ko ngira amaso agaragara muri uko kugeragezwa kwanjye ku Imana turi kumwe muri iki kigeragezo. Mbaye rero ufite amaso atigera abona Imana, nkagira amatwi atigera yumva Imana, nkagira akanwa katigera katura Data cyangwa Umwami Yesu cyangwa ngo nyobogwe n'Umwuka, ariko nkaba ndi kugeragezwa, mba natsinzwe, mba neshejwe. Niyo mpamvu rero tugomba muri uko kugeragezwa ngo mu bibi no mu byiza mushime. Umuntu yapfushije ariko agomba kubona Imana mu rupfu rwo yapfushije. Umuntu yashyingiwe yakoresheje ubukwe cyangwa yabyaye cyangwa yabyaje, ofete niho se ubona Imana. Ibyiza gusa si byo bitwigisha Imana, harimo n'ibibi bitwigisha Imana, kandi dukwiye kuba abagabo mu byiza ndetse no mu bibi tugahamya Imana. Koko intege nke zose twabamo cyangwa twanyuzemo, ibigawa cyangwa n'ibiki byose, umuntu akwiye kuba afite Imana muri kote y'iburyo. Kote y'iburyo, Yesu bamunywesheje vino ariko aguma yizeye Data, bamuteye imisumari ariko aguma yizeye Ise, bamubamba ku musaraba w'isoni yambara ubusa imbere yacu. Mu busanzwe umuntu mukuru nta wifuza kubona ubwambure bwe, twese turabizi. Mugabo bamubambye ku musaraba w'isoni, abantu babona ubwambure bwe. Nubwo birivuga ngo hari uriho urubindo, iyo umuntu ari kugukubita usambagurika, iyo umuntu ari kugushyira ku musaraba bakuriza ibiti, ngira ngo ikariso ntishobora kukwambika cyangwa ngo ihishe ubwambure bwawe ku bantu babizi cyangwa babibona. Bigaragara ko harimo n'ababonye ubwambure bwe, ariko amaso yacu yabonye ibitari bikwiye kubonwa, amatwi yacu yumva ibitari bikwiye kumva, kanwa kacu kavuga ibitari bikwiye kuvugwa. Niyo mpamvu duhora tunesherezwa n'ayo maraso yatuviriye ari ku musaraba. Uwiteka kumera umugisha, reka asenge tumushimire buno butumwa, ndetse nkwifuriza kuba waba umwe mu bantu bagomba kuba batera intambwe yo kumenya kote urimo. Ubambwe hehe? Mu bigeragezo cyangwa mu ntambara. Turi kumwe n'abadanafite n'ibigeragezo, ariko barageragejwe. Buriya icyakurokoye nuko wari uri iburyo, ndetse n'ikizakurokora nuko uzaba uri iburyo nawe ukigeragezwa. Emanga ukuri kwawe, emera inzira Yesu akunyuzamo ifunganye, irembo rifunganye. Uwiteka aguha umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Turagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbo risamba itarumba, uri umugabo udatetereza abamwisunga. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, uha umugisha umuntu wese uteze amatwi, ijambo ryawe rimere kandi ryere mu mpande enye zose z'umuntu z'ikiremwa cyawe, mu mpande enye z'isi. Himbazwa n'iteka ryose, amen. Mugire ibihe byiza cyangwa se weekend nziza. Ciao ciao, shalom shalom.